Ndagusuhuje we tubana umunsi kuri nta mikino online TV, nawe wese uza ukabasha kumenya urubuga rwacu cyangwa se channel yacu ukabasha gukurikira ibiganiro dukora. Ndagusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana n'ibihe byiza, gira amahoro kandi ugubwe neza muri gahunda zawe aho uri hose, aho uherereye hose, mu byo uri gukora byose ndakwifuriza ibihe byiza. Gira amahoro kandi ugubwe neza kandi ukomeze kwishimira ibyiza cyangwa se na gahunda uburyo Imana iba yabipanze, cyangwa se uko waba umeze kose, waba urwaye waba uri muzima, ibyo ari byose iyo ugihumeka icya mbere no gushima Imana, kuko niyo iba igicuma iminsi kandi niba ikiyobora uko ibintu bigomba kugenda na gahunda zigomba kugenda. Ndagusuje rero dukurikira aho uherereye, yaba uri mu Rwanda, mu turere dutandukanye, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika, yaba ibihugu byo hagati za Malawi, Central Africa, Zambia, Afurika y'Epfo, ku mugabane w'Uburayi, kuri Amerika zombi, ku mugabane wa Aziya, mwese ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza, mugubwe neza. N'ubundi kuri microphone muri kumwe na Olivier, ndabifuriza gukomeza guhirwa mu byo murimo. Ngarutse mu kiganiro nyirizina cya Pi Network cyangwa se Digital Currency iri coming soon, mu minsi mike cyane nk'uko mwagiye mubibona mu minsi itambutse. Icyakoze ndongera kugusaba, niba ari ubwa mbere cyangwa se nimba dusanzwe tubana kuri nta mikino online TV utaraduha subscribe, ihangane rwose upyondeho, urayikinga, usharing, ukomenting, biradufasha cyane. Aka kanya rero bibaye ngombwa ko ngaruka ku makuru amaze iminsi acaracara, ariko benshi bakitiranye cyangwa bagishidikanya, ukibaza ngo ese ibi bintu uko bimeze gutya ubu muri periode ya Open Mainnet bwo aba bantu ntibazashiduka ibyabo bikomeje kugenda kuko birababaje cyane kuba uyu munsi hari abantu biri kugaragara ko bakirimo kugurisha Pi Network ku kisi, ku kintu nakwita nko kuzijugunya, kuko birababaje kuba umuntu ari kuvuga ngo 1000 cy'amanyarwanda aremera ko akacyakira agatanga Pi cyangwa se $1 cyangwa 2 nyirizina. Kuva ku munsi w'ejo bundi igiciro cyaramaze kugaragara kuri blockchain cyangwa se aho tubonera amakuru ya system ya Pi Network ko igiciro kiri officiel ari $314,159 by'idolari. Ibi bintu rero birababaje kandi biteye n'agahinda, ariyo mpamvu bibaye ngombwa ko nkora iki kiganiro. Muri make amakuru dufite aheruka nuko yagaragaye muri Fireside, nkuko abayutuba benshi cyangwa se abantu basesengura amakuru ya Pi Network, nuko bavuze neza ko mu byumweru bike biri imbere, ntago bavuze umubare, ko twiteguye itangazo rizagaragaza umunsi officiel wa Open Mainnet cyangwa se date iri officiel cyangwa se date iri official. Ubwo rero icyo nagira ngo mbabwire, nshingiye ku bintu nakomeje kugenda mbona cyangwa se no ku bantu tugenda dukomeza kubona bagenda ubona ari abantu wagira ngo ntibazi ibyo barimo, uretse ko nyine turababwira, uwumva kumva cyangwa utumva byo biramureba, ariko icy'ingenzi ni uko amakuru tuyasohora uko tuyabona, cyangwa se tugatanga ubufasha n'inyunganizi ku muntu uwo ari we wese tubona ko yabasha kutwumva, kuko twabwiye ko nta mikino online TV tuzagenda tubagezaho ducukumbura cyangwa se tubagezaho inkuru zitandukanye mu biganiro bitandukanye, ariko by'umwihariko muri iyi minsi turi gukora kuri iki kintu cya cryptocurrency cyangwa digital currency, ariko by'akarusho kuri Pi Network, kuko niyo coin tubona ifite ibyo kubwiraho abantu byinshi maguru mashya kandi byihuse. Ariyo mpamvu mu gihe cyose byaba ngombwa ko nza ku nkuru za cryptocurrency cyangwa se za digital currency cyangwa se imikoreshereze y'ifaranga ry'ikoranabuhanga, ariyo mpamvu ngiye nkunda kwibanda kuri Pi Network. Wabyumva yabyumva uko cyangwa se utabyumva akabyumva ukundi, ariko nuko ariyo nkuru igaragara yo gusangiza abantu cyangwa kubwira abantu, kuko hari benshi bari muri uyu mushinga bagihuzagurika, ubona bataramenya ibyo barimo. Nk'umuntu nk'uko nabivuze haruguru kirimo gufata Pi akazigurisha 1000 cy'amanyarwanda, cyangwa se akaba yagurisha mu mashiringi kuri Pi imwe akayibarira ku mashiringi 2000 cyangwa 3000. Aya ni amafaranga asuzuguritse dukurikiranyije n'agaciro ka Pi cyangwa se nuko yiteguye kujya ku isoko. Ariyo mpamvu nge nshobora kuvuga, unyumva akanyumva, utabyumva nawe akabyumva uko cyangwa se ukundi, ariko icy'ingenzi icyo nasabwa gukora cyangwa se amakuru nasabwa gutanga nayatanze. Bakunzi bacu tubana umunsi ku wundi kuri nta mikino online TV, noneho bibaye akarusho mu gihe twamaze kumenya neza ko mu byumweru bike biri imbere
tujya gutangariza itariki ya open mainnet, aha harimo attention cyane. Nta kintu kwa timu cyangwa Dr Nicolas bafata uyihagarariye cyangwa se ufatanya n'abantu bo muri kwa timu, nta kintu baba batagaragaje muri ibi bihe tubona neza ko turi ku musozo w'umushinga, bigaragara nka faze ya mbere y'urufunguzo rwa open mainnet cyangwa se open network. Nta kintu baba batakoze kugira ngo babe hafi y'abapayoniyazi babagezaho amakuru umunsi ku wundi, cyangwa se barushaho kubereka uko umushinga umeze. Ariko birababaje cyane kandi biteye agahinda kubona hari abantu, si umuntu umwe, kubona hari abantu batandukanye, ingeri zitandukanye, babashije kubona gukorerwa migration, babashije kugera kuba bari muri ba bandi bateganyijwe muri za miliyoni 10 ziteganyijwe ko zizatangirwaho open network mu gihe amasoko araba afunguye, cyangwa se habaye external connection mu buryo bwo gufata Pi network ikavunjwa mu yandi mafaranga, cyangwa se ikarema andi masoko ashamikiye kuri Pi network mu buryo bubatse blockchain. Ukibaza ngo bakaba aba bantu bagiri mu bintu umuntu wari wese ureba kure yagaya gukomeza gutesha agaciro Pi network, kandi officiellement agaciro karamaze kugaragara kuri blockchain ya Pi network, aho tubasha kubonera amakuru umunsi ku wundi agezweho. Ngiye impamvu ngoze iki kiganiro nuko mfite amakuru ya nyayo ko hari abantu bagurishije Pi network ku mafaranga 1000 y'u Rwanda, n'abandi bari kuyatangira ku idolari rimwe. Ukibaza aba bantu inzara bafite ni bwoko ki? Ariko ibyo ni uburenganzira bwabo. Icy'ingenzi twebwe turavuga, tugatanga ubutumwa cyangwa se tugatanga message ku bayigenewe. Uwumva kumva, utumva biramureba. Kimwe nuko nimba twariyemeje kuvugisha ukuri kuri Nta Mikino Online TV, hari n'abandi bavuga bati icyaduha Nicolas ntakazajya atangaza ibintu ngo bivugwe, twebwe dufata umwanya wo gukomeza gutuburira abantu, tubesikoroka, tubacupura muri makeya, tubaha amafaranga y'intica ntikize, tubakuraho imitungo yabo, kuko Pi network ni umutungo nyirizina, ntago ari faranga komutere, kuko urebye agaciro kayo nuko Pi imwe kuba yaguhindura ubuzima igihe kitari munsi y'umwaka umwe, dukurikije uko ubuzima bw'abanyafurika tubayemo, ndumva atari igitangaza. Niyo mpamvu nababwiye ngo Pi ni umutungo birenze icyo twita ifaranga. Ibaze rero gufata iby'igiciro byawe, cyangwa se ikintu cyari kuzakugira umumaro wowe n'umuryango wawe, cyangwa se n'abazagukomokaho, ugasanga ugiteye inyoni gutyo. Ugasanga mu gihe kiri imbere uzaba uvuga ngo ya makuru numvisha ya mugabo wa Bitcoin wafashe Bitcoin 10,000 akabigura na pize 2, nanjye ubu nabaye nkawe. Nawe ukaba wakwigaya mu mutima niyo utabibwira umuntu, ariko umugaye iteka ryose. Ayo ni amateka atazibagirana. Uriya umutima w'umuntu n'ubwonko, ikintu cyose cyabaye cyamugizeho, cyamutushije cyangwa se cyamubabaje, ayo ni amakuru ahora agaruka umunsi ku wundi. Ubwo rero ariyo mpamvu dukora ikiganiro ngo umuntu uwo ari we wese ubasha kudukurikira kuri Nta Mikino Online TV ajya agerageza kwitwararika no kwitondera ibi bintu, mu gihe tubona neza kandi turi gusobanukirwa neza ko amakuru ari kugenda asobanuka kandi umunsi ku wundi. Kwa timu na Dr Nicolas ntako batagira kugira ngo baha amakuru ku gihe abapayoniyazi. Muri make turabizi neza ko amasoko yamaze kugaragara ko yamaze gushyirwa ku rutonde. Ibyo ni ibintu bigaragara, byamaze kugaragara neza ku bagenda bakurikira umunsi ku wundi update za Pi network. Bigenda bigaragaza neza ko ubwo nari application nashaka kuvuga 80 nari 20 mu application yateganyijwe 100, hari application uyu munsi ari kugaragara mu buryo bugaragara bufatika muri Pi browser. Ku bantu bagiye babikurikira biragaragara, ntago nshaka gutinda kuri inkuru cyangwa mbisobanureho cyane, ariko ibyo byose nibigaragaza aho imyiteguro ya Pi network iri. Ikindi cya kabiri, nimba bageze igihe batangaza ngo mu gihe iki niki turatangaza itariki ya open mainnet, iyi ni inkuru nziza idasanzwe. Benshi bategereje imyaka na yindi, cyangwa se twese twategereje imyaka na yindi, dore ko ntago wakora ibiganiro bya Pi network ngo ukurikira amakuru yayo cyangwa ucukumbure utayifite amakuru, cyangwa se nawe utaba muri iyo industry. Ibyo ni ibintu tuziranyeho. Noneho ukibaza ngo umuntu rwose uyu munsi ukiri gufata Pi z'akazitera inyoni, uyu muntu we arumva kuko, cyangwa se
nkanjye ushobora kumenya amakuru cyangwa nkawe wayamenya wamuburiye ukamwihanganisha. Njye mbivuga gutya ko nta mikino online TV ndabizi hari abajya baza bakavuga bati oya uravuga ibintu iki n'iki, ntacyo bintwaye kubwiza abantu ukuri kuko ndabizi ko ukuri guca mu ziko ngo ntigushye. Ikindi cya kabiri, ntabwo ntawe ngirira ishyari uri kuzigura kuri marishenwa ari gutyo cya fraude cyangwa uri gucupura abantu ngo bahaye amafaranga, kuko ibyo ari byose naba mfite 5 cyangwa 10 cyangwa 100 ndabizi ko ari umutungo bwite wanjye n'abazankomokaho cyangwa se n'umuryango wanjye nyirizina. Ariko biba byiza iyo hatabayemo kwikunda, kuko iteka ryose buriya umuntu uhora ararikira ibya mugenzi we nawe nta mutima unyuzwe ahorana umutima uhagaze kandi ahora yifuza ibyo yatunga byose bya mirenge, ntago abanyuzwe. Twabinabifuriza rero kunyurwa ikintu cyo kurarikira cyangwa se no kunyoterwa utw'abandi mu buryo bwo kubatubura cyangwa kubacupura. Iki kintu umuntu wari wese akakirinda. Ariyo mpamvu biba bibaye ngombwa ko nkora iki kiganiro, by'umwihariko mu gihembwe cya mbere cy'umwaka twatangarijwe umwaka utangira. Turakizi ko ari aya mezi 3 kwa mbere n'ukwa kabiri n'ukwa gatatu ariho hateganyijwe open mainnet. Icya kabiri, niba ukwezi kwa mbere kutararangira tukiri mu matariki 8, 9 bagahita basohora itangazo bati mu byumweru biri imbere, ariko ntibabisohora officiel muri dashboard kuko hari haca uhoreho nta nteguza igibamo. Basohora ikintu bamaze gushyira ku murongo, ubwo isaha n'isaha bazarimarikamo, ariko aho banyuza amatangazo muri Fireside ku rubuga rwa kwa timu cyangwa se rwa Pi Network cyangwa se nyirizina aho dusanga amakuru y'umwimerere ya Pi Network, nuko bamaze gutangaza ko mu byumweru bike biri imbere tuzatangarizwa itariki ya open mainnet. Birababaje cyane kuba uyu munsi abantu bakijagaraye, ubona bari mu kavuyo, ubona ibintu byabo byose hari benshi batarabyitaho cyangwa ngo bashyire ku murongo, cyangwa se n'abitwa ko bafite umutima ufasha cyangwa se n'umutima wagira inama abantu batabegera cyangwa se bababwira ati mwikarume. Abagurishije marishenwari birahagije mu gihe byari bitaragaragara, ariko uyu munsi n'igiciro mu gihe cyamaze kugaragara kuri blockchain ya Pi Network, muri system ya Pi Network aho dusangira amakuru hose. Ibi bintu ko bibabaje koko, twagerageje kuba abantu cyangwa se tukagira turi abantu ariko tugerageze kuba umuntu n'ubunyangamugayo, tugire n'umutima ukunda cyangwa se wo gufasha, ku buryo umuntu udafite amakuru ahubwo wayamuha kugira ngo ube waba umuntu wo kumusonga umutwaye payize, kandi ubimutwaye ufite amakuru. Ejo cyangwa ejo bundi nijya ku isoko azahora mu mutima we yumva kuvuma, avuga turiya muntu yarantuburiye, yari umuntu wo kungira inama. Azahora gufata ukuntu rwose. Mureke tube imfura nk'imvugo y'abanyarwanda cyangwa se nk'umuco w'abanyarwanda, two gukomeza kugaragara ukundi tutari. Ndabashimiye rero nimba ari ubwa mbere tubanye, nk'uko nabibabwiye cyangwa dusanzwe tubana, dukanira kuri subscribe, urayikinga, sharing, commenting, uko byumva byose biradufasha. Gira amahoro, gubwe neza. Mwari kumwe na Olivier kuri Nta Mikino Online TV. Imana ibarinde.